Turabasuhuje inshuti bakunzi ba YouTube channel Shima Info. Twishimiye kuba muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye tubategurira. Hakunze kumvikana abantu batandukanye bavuga ko imibare yabananiye mu mashuri mato, mu mashuri yisumbuye, amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Hakunze kumvikana bavuga ko imibare itari mu masomo bakunda kubera ko badashobora kuyumva. Nubwo bimeze bityo ariko byagaragaye ko imibare ikoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Dore nk'ubu iyo ugiye ku isoko witwaje amafaranga yawe kugira ngo ugure ibyo ukeneye, ukoresha imibare kugira ngo bataguhenda. Iyo tugiye mu mashuri, amasomo menshi duhura nayo dusangamo imibare. Nk'ubu mu isomo ry'amateka bakubajije imyaka ishize u Rwanda rubonye ubwigenge, wabishobora kuko wafata umwaka turimo ugakuramo 1962, bityo ukabona igisubizo. Mu isomo ry'ubumenyi bw'isi naho dusangamo imibare. Bakubajije imibereho y'abaturage batuye mu murenge wawe mu rwego rw'ubukungu, nta kundi wabikora utifashishije imibare. Abakora ibijyanye n'ubwubatsi namwe murabizi ko mbere yo kubaka inzu mubanza kubara amabuye, amatafari, amabati n'ibindi bizakenerwa kugeza inzu yuzuye. Ibi byose ntiwabishobora udakoresheje imibare. Bagenzi bacu dufatanya mu gutegura ibyo mu gikoni, namwe murabizi neza ko tubanza gukora imibare kugira ngo hadatekwa bike abantu ntibahage, cyangwa se hagatekwa byinshi ibisigaye bigapfa ubusa, bityo bikitwa gusesagura. Muri iki kiganiro cy'imibare tuzarebera hamwe uburyo bwose bushoboka kugira ngo twige imibare kandi tuyimenye neza, kuva ku mwana muto kugeza ku muntu mukuru, tutitaye ku myaka afite. Twese turacyafite amahirwe yo kwiga imibare kandi tukayimenya neza. Iki kiganiro twese kidufitiye akamaro, nk'aba bazi imibare kuko bafite inshingano yo kwigisha abandi. Nawe wibwira ko utamenya imibare, ndakumara impungenge nkubwira ko iki kiganiro kizatuma umenya imibare neza kandi mu buryo bwihuse. Reka dutangire isomo ryacu ry'imibare dufata umwana muto uzi kurya kandi utangiye kuvuga, maze tumuhe ibinyomoro bibiri. Uyu mwana muto umaze kumenya ko yari afite ibinyomoro bibiri, none akaba abuze kimwe, agafata umwanya akagishaka, yakibura akagaragaza agahinda cyangwa se akarira. Uyu mwana ntabwo akwiriye kureberwa mu ndorerwamo y'imyitwarire mibi yo kwiriza, ahubwo baba bari kuguha umwanya wo gukora akazi neza, akazi Imana yaguhaye ko kurera umwana neza agakura ashimwe n'Imana n'abantu. Nawe uzareba umuntu uzi imibare kandi akamenya kuyikoresha neza mu buzima bwa buri munsi, uzasanga ashimwa na buri muntu kandi akundwa na benshi. Uyu mwana umusubije cya kinyomoro yabuze azishima, numuha n'icya gatatu yishime, icya kane nabwo azishima. Uzabibwirwa nuko yariye ibyo ashaka, nyuma yaho agatangira gukinisha ibisigaye. Umwana ugeze muri iki gihe aba ageze ku rwego rwo kwigishwa kubara kuva kuri 1 kugera ku 10. Si ibinyomoro gusa waheraho wigisha umwana kubara, wahera no ku bindi akunda ukabiheraho umwigisha umusobanurira. Izo ni inshingano z'umubyeyi w'umugore, umubyeyi w'umugabo, umuvandimwe cyangwa umukozi ubihemberwa. Icyo gihe kubara bizaba byoroshye kuko twahereye ku byo akunda tubara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nta gushidikanya njye nawe uru rwego twararurenze. Niyo mpamvu turi ku rugero rwiza rwo kumenya imibare. Kubera ko uyu mwana ataramenyera kubara, ngo azabisubiramo inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo abifate mu mutwe. Uyu mwana wamenye kubara ibinyomoro adategwa yabaye umuhanga mu mibare. Nufata ibinyomoro bibiri ukabishyira ku ruhande rumwe, ugafata ibindi 8 bisigaye ukabishyira ku rundi ruhande, uyu mwana azabibara ahereye ku ruhande rumwe ajya ku rundi, akubwire ko byose bingana n'10. Aha uyu mwana yamaze kumenya guteranya. Azi neza ko ufashe ibinyomoro bibiri ugateranyaho ibindi binyomoro 8 byangana n'ibinyomoro 10. Ushobora kwifashisha bya binyomoro 10 ukoresha umwana umwitozo ukurikira. Ikinyomoro kimwe duteranyije ibinyomoro 9 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro bibiri duteranyije ibinyomoro 8
twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 3 duteranyijeho ibinyomoro 7 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 4 duteranyijeho ibinyomoro 6 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 5 duteranyijeho ibinyomoro 5 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 6 duteranyijeho ibinyomoro 4 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 7 duteranyijeho ibinyomoro 3 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 8 duteranyijeho ibinyomoro 2 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 9 duteranyijeho ikinyomoro 1 twasanga ari ibinyomoro 10. Ibinyomoro 10 duteranyijeho ubusa twasanga ari ibinyomoro 10. Uyu mwitozo umwana azawukora abara bya binyomoro uko bitondetse ahantu hatandukanye. Ikindi umwana ahise yunguka ko umubare 0 usobanuye ubusa, kuko hariya twafashe ibinyomoro 10 nta kindi twongeyeho kuri rwa ruhande rwo hirya, maze abaze nanone asanga ari ibinyomoro 10. Nyuma yo gukora uyu mwitozo igihe kirekire tugasanga umwana amaze kuwumenya, bizatuma nanone duhita tumwigisha gukuramo. Urugero, uramutse ufashe ibinyomoro 10 ukabimuha ngo bibike, nyuma yaho ukaza kumusaba kimwe akakiguha, nawe niwongera kumusaba kubara ibinyomoro afite, azakubwira ko afite 9. Numubaza impamvu afite ibinyomoro 9 kandi imbere yari afite ibinyomoro 10, azibuka ko yakuyemo ikinyomoro kimwe akakiguha, bityo ahita amenya ko burya ibinyomoro 10 akuyemo kimwe yasigarana ibinyomoro 9. Uyu ni umukino mwiza cyane urimo gutegura umwana gukoresha ubwonko bwe. Aha niho azahera akora imyitozo myinshi nk'iyi. Ibinyomoro 10 dukuyemo ikinyomoro kimwe yasigarana ibinyomoro 9. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 2 yasigarana ibinyomoro 8. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 3 yasigarana ibinyomoro 7. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 4 yasigarana ibinyomoro 6. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 5 yasigarana ibinyomoro 5. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 6 yasigarana ibinyomoro 4. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 7 yasigarana ibinyomoro 3. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 8 yasigarana ibinyomoro 2. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro 9 yasigarana ikinyomoro 1. Ibinyomoro 10 dukuyemo ibinyomoro byose yasigarana ubusa. Aha nanone azakomeza kumenya yuko umubare 0 usobanura ubusa. Aha twafashe urugero rw'ibiribwa kubera ko twatangiye kwigisha umwana muto, ariko ukurikije ikigero uwiga imibare agezemo hakwifashishwa ibindi, kuko ikigenderewe ni uko imibare yumvikana neza. Nyuma yo kumenya guteranya no gukuramo ibi byose, azaba yamaze kumenya no kugereranya. Ndagira ngo twibukiranye ko ibi byose tugomba kubikora ari nk'umukino, kandi ntitubikore igihe kirekire kugira ngo umwana atarambirwa. Nanone uyu mwana umubwiye ko ibinyomoro 2 duteranyijeho ibinyomoro 8 bingana n'ibinyomoro 8 duteranyijeho 2, azabyumva vuba kuko azi neza ko byose bingana n'10. Nubwo asanzwe azi igisubizo, ubu yigiyemo ikindi kintu cyitwa kugereranya.
Hano birumvikana ko ufashe ibinyomoro bibiri ku ruhande rumwe, ukongeraho ibinyomoro 8, noneho hirya gato ukongera ugatondeka amaronji 4, kongeraho andi maronji 6, azabara ibinyomoro ukwabyo, narangiza abare n'amaronji ukwayo, narangiza kubibara mubaze ibyinshi ibyo ari byo, umwana azagusubiza ko bingana. Uyu mwana nakora uyu mwitozo inshuro nyinshi akabishobora, uyu mwana ageze ku rwego rwo gukora imibare irimo kugereranya. Ngaho niba uri kumwe n'umwana wo muri iki kigero, muhe iyi myitozo maze ayikore, nawe uraza kureba ko yayishoboye.